Inshuti zanjye, bantu banjye, nongeye kubasuhuza cyane. Ubasuhuza ni Claude Tuyishime. Aho muyisanze ni kuri Daily Advice by Claude TV, DACTV mu magambo ahinnye. Tukomeje na Elizabeth Bennet, inkuru yacu y'urukundo ikomeye cyane. Tugeze kuri episode ya 5. Abantu twakomezanyije rero twanga twatangiranye, nongeye kubasuhuza cyane, ndabashimiye. Wowe tugejeje ahangaha ukaba wisanze ahangaha ari ubwa mbere uhuye n'iyi nkuru bwa mbere, ndakwinginze kugira ngo urebe izindi episode zabanje kugira ngo ukomeze ibintu byose umenye uko byatangiye n'aho bigeze. Reka rero dukomeze na episode yacu. Hari amagambo cyangwa se hari amagambo aza akomeye atarimo imigeri n'ingumi, ariko aya magambo akaba akomeretsa umutima kurusha inkota. Umunsi umwe Darcy yarifashe mu mutima aravuga, atari mu bwibone bwe busanzwe, atari bwa bwibone bwe tumuziho, ahubwo mukuri kuko yari amaze igihe aguhisha. Hanyuma arangije aribwira mu mutima ati, nagerageje kwirinda gukunda ariko sinkibishoboye. Icyo gihe Elizabeth we yaratunguwe mu mutima we, kuko ako kanya umutima we warahagazeho gatoya. Ariko Darcy yarakomeje mu magambo ye atari yateguwe neza. Arangije aravuga ati, ndagukunda nubwo umuryango wawe utari zibisaba uwo mudakize, nubwo imibereho yawe itari myiza, nubwo abantu bavuga ko muri abakene, byari byarambujije kwemera urukundo rwanyu cyangwa se urukundo rwawe, ariko ndagukunda. Ayo magambo nubwo yavugaga mu rukundo, yari mu bwibone buhishe. Elizabeth yumvishe ibyo bintu, umutima ucika intege, yumva biramubabaje. Si uko atamukundaga, ahubwo nuko urukundo rwe yaruzanye aruvugishijemo agasuzuguro. Yaramusubije atuje ariko amagambo akomeye. Hanyuma Elizabeth aramubwira ati, urukundo rutangirira ku gasuzuguro ntabwo rwubaka. Darcy yabonye ko amagambo ye yari yamwambuye amahirwe, cyangwa se amagambo ye yari amaze kumwambura amahirwe yari agize ngo arayabonye. Nuko Elizabeth ahita yigendera, amusiga aho ngaho. Darcy asigara mu bitekerezo bikomeye cyane. Bwa mbere Darcy yari yumvishe ko ukuri kubabaza ariko gukiza. Bizakomeza muri episode ya 6. We twari turi kumwe muri episode ya 5, n'abandi bose twatangiranye episode kuva ku ya mbere twatugeranya aka kanya. Ndagira ngo nongere nkubaze, ese uri kubona ari Darcy, ari Elizabeth, uzaca bugufi akemera undi ninde? Ese uragira inama nde? Uragira inama Elizabeth, uragira inama Darcy? Ninde uri bugira inama? Ese ninde uri mukuri? Ari Elizabeth, ari Darcy, ninde uri mukuru hagati ahangaha? Njye ntabwo mbizi, mwebwe mumbwire uburyo mwiteguye episode ikurikira, ubundi mbabwira ngo ndabakunda cyane. Gusa inama ntagenda nababwiye, burya ururimi rufite ububasha bwo gutanga ubuzima cyangwa urupfu. Ibyo murabizi, kuko ururimi rushobora kwica cyangwa se rugakiza. Iyo ugiye muri Bibiliya ugasoma igitabo cy'Imigani ibice cya 18 umurongo wa 21, niko hakubwira. Isomo ry'uyu munsi, niwubaha urukundo ujye wubaha, wirinda agasuzuguro. Uko tuvuga burya niko dukomeretsa cyangwa se tugakiza cyangwa tukomora ibikomere. Imana iduhamagarira gukunda mu bwubahane, ntabwo iduhamagarira gukunda mu bwibone. Ubutumwa nakugena uyu munsi, mbere yo kuvuga ndagukunda, banza wubahe ugiye kubibwira. Ubundi ndabakunda cyane. Tuzahura ubutaha muri episode ya 6. Ciao ciao. Uko tugenda tuzamuka ibintu bigenda